Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Twaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ni ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye. Turagushimye Mwami, icyubahiro ni icyawe. Mana, tugeze imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho, twijesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubarira, turagutumiye kugira ngo usubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Unyemerere nkubere mikoro wivugire, kandi twemerere ijambo ritubere urumuri muri uru rugendo, rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo tumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, naba ari twe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Tugiye kurimbura aha, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati, nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'imikino. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi nifuje ko tuganira iri jambo iry'Imana yashyize ku mutima. Iki ni igihe Uwiteka aragiye kurimbura i Sodomo, ariko mbere y'uko harimbura, Aburahamu yabanje gusabira i Sodomo, abanza kubwira Imana ayinginga, aravuga ati, koko nubwo ugiye kuharimbura habonetsemo abakiranutsi n'abanyabyaha, wabarimburana? Aburahamu aravuga ati, ibyo ntibikabe Uwiteka. Ariko Aburahamu arongera abaza Uwiteka, aramubaza ati, ese habonetsemo abakiranutsi 50, wabarimburana n'abanyabyaha? Imana irangije ibwira Aburahamu ngo, nimbabonamo abakiranutsi 50, ndahareka, ntabwo ndi buharimbure. Aburahamu yakomeje yicuma, agera kuri 40, agera kuri 30, agera kuri 20. Imana imubwira ngo, nimbabonamo ntabwo ndi buharimbure, kugeza ku 10. Imana iramubwira ngo, nimbabonamo 10 ntabwo ndi buharimbure. Ariko ikigaragara nta bari barimo, kuko Imana yohereza abamarayika kugira ngo bajye kureba koko iby'uyu mudugudu, kuko abantu b'Imana bari bari gutaka, abantu b'Imana bari bababajwe n'ibiri kuhabera, abantu b'Imana bari bababajwe n'imyitwarire aba bantu bafite bo muri Sodomo. Imana yumva gutaka kwabo, iza kurimbura uyu mudugudu, kuko wari wuzuyemo ibyaha, wari wuzuyemo ibibi byinshi. Bene data, ubwo abamarayika bazaga baje kuhareba, basanze bidasanzwe, kuko bakihagera abagabo babo bababonye bashatse kuza kubatinga, ariko birabananira, kuko bari abamarayika. Bashatse ko babafata. Ubwo binjiraga kwa Loti, baraza babaza ati, abagabo tubonye binjira hano bari hehe? Loti arabitambika, ageraho n'aho binginga ati, ndabaha abakobwa banjye, ariko nimugirire nabi aba bagabo. Bageraho bamusunika benda kwinjira mu nzu ngo bajye kubafata babatinge. Barabatinganye ngo bajye kubafata babatinge. Noneho babamarayika bahita babahumisha mu maso, bahumisha abo banyabyaha, abo bantu b'i Sodomu. Abamarayika babahumisha amaso, baratambuka baragenda. Nibwo rero abamarayika bakimara guhumisha amaso abo ngabo, bakimara kubatera imyuka yo kutabona mu maso, nibwo abamarayika babajije Loti niba
hari abandi bantu yaba afite muri uyu mudugudu cyangwa n'abahungu be n'abakobwa be n'abakwe be, baramubwira ngo niba bafite bakuremo kuko ahantu tugiye kuharimbura. Ibyo bari baje kureba rero babiboneye hafi kuko bari bagiye kubibakoreraho. Ubwo rero urumva igisubizo kwari ukuharimbura. Loti rero kuko yari umukiranutsi yubahaga Imana, Imana yohereza abo bamarayika kugira ngo Loti arokoke. Noneho Loti rero nibwo bamubwiraga, ariho twasomye ngo niba hari abo afite bo bandi n'umukwe we n'abahungu be n'abakobwa be ngo nabakure muri uyu mudugudu kuko bagiye kurimbura, kubera ko ubutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Imana. Bene data, iminsi imeze nk'iyo minsi kuko abantu benshi muri iyi minsi bari mu bidafite umumaro, abantu benshi bari gukora ibyaha, abantu benshi bateye Imana umugongo, abantu benshi ntabwo bari kumva icyo Imana ibashakaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo isuzume wowe unkurikiranye urebe ko uri kugenda uko Imana ishaka, kuko muri iyi minsi turi kumva imbuzi nyinshi, turi kumva ibintu byinshi bitandukanye, turi kumva ubutumwa bwinshi mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo. Ni ukuri reka mbabwire ibi bihe nabyo ni bibi, kandi ndagira ngo nkubwire ngo ukore uko Imana ishaka, ugende mu nzira nziza. Nege nsome ijambo ry'Imana ngo abantu bagezeho baba babi, ngo Imana yicuza impamvu yaremye umuntu. Ariko nkurikiranye ndakwinginga kugira ngo ukore iby'Imana ishaka, witware neza, ukiranuke, kugira ngo Imana iticuza impamvu yakuremye. Byaba bibabaje Imana yicujije impamvu yaremye umuntu, impamvu yakuremye, impamvu uriho, byaba bibabaje. Ariko ndagira nkubwire ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, kora ibyo gukiranuka, wirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko ubutumwa turi kumva buri kugenda butubwira ko tuva mu bibi tugakora ibyo gukiranuka, kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, wirinde icyaha n'igisa nacyo, ukiranuke, kubera ko Imana iraje kandi ije guhana no guhemba. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ubikore. Aba bantu b'i Sodomu rero bari barakoze ibibi, baratukishije izina ry'Imana. Ubwo abamarayika nyine bari baje basanga kuko ibyo abantu b'Imana batakiye, ibyo babwiye Imana kuko nibyo n'iby'ukuri, urumva nta kindi cyari gukurikiraho kwari kurimbura uyu mudugudu w'i Sodomu. Ariko noneho aba bamarayika bamaze kubwira Loti ngo nakuremwo abiwe, abakure muri uyu mudugudu, abahungishe. Loti ngo yarasohotse, arangije ajya kubwira abakwe be, ngo ajya kubabwira ngo nimureke tuve muri uyu mudugudu kuko Uwiteka agiye kuwurimbura. Ariko abakwe be ngo babigira ibikino. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bari kumva iby'Imana iri kuvuga bakabigira ibikino, ariko ku Mana nta bikino bibaho. Iby'Imana yavuze no kubikorera bikora. Niwumva imbuzi wisuzume, kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uwiteka ari hafi kuzana ingororano, ari hafi, kandi umwami ageze ku irembo. Ndagira ngo nkwinginge ngo wibigire ibikino, kuko Nowa yamaze imyaka myinshi aburira ubwoko bw'iwabo, bakabona yubaka abazi inkuge, bakamwita umusazi. Imyaka myinshi igenda ishira, bakabona yarasaze, bakabona nta bwenge afite, akababurira, ariko agakomeza ku ijambo ry'Imana, akibuka ko yavuganye n'Imana, arategereza kugeza umunsi yagiriye mu nkuge. Ubundi imvura itangira kugwa, umwuzure uraza, abantu babibonesha amaso, bicuza impamvu batumviye imbuzi n'uwo yabahaga, bicuza impamvu bakomeje bakaguma mu bidafite umumaro, bicuza impamvu bagendeye mu bibi, batangira kwicuza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwibifata nk'ibikino. Ni ukuri
nimukiranuke nanjye nkiranuke, nimukore ibyiza kuko Uwiteka ari hafi kuzana ingororano, aje guhemba no guhana. Uzaba warakoze ibyiza azagororerwa ibyiza, uzaba warakoze ibibi azagororerwa ibibi. Ndagira nkubwire ngo turi kugenda tubyumva henshi hatandukanye, turi kumva abavugabutumwa benshi babivuga, no mu ijambo ry'Imana birimo, tugenda tubisoma ko Uwiteka ari hafi kuza, tugenda tubisoma ko Uwiteka ari hafi kuzana ingororano. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wibigire ibikino, ntabwo ari bya bindi wivuga ngo aho twahereye tubyumva, wivuga ngo twahereye twumva ko ngo Yesu azaza, wivuga ngo twahereye kumva ko Imana ije. Ahubwo kora ibyo gukiranuka, wirinde kwiyandurisha iby'isi, ukora ibyo Imana ishaka kugira ngo ubwo izaza guhemba no guhana izaguhe ingororano nziza. Aba bakwe rero ba Loti babigize ibikino, nk'uko muri iyi minsi hari abantu bari kubigira ibikino, bakavuga ngo mwidutera ubwoba, bakavuga ngo iryo ni iterabwoba, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari iterabwoba, kuko Imana iri hafi kuza gutanga ingororano. Icyiza ni uko wakora ibyiza, icyiza ni uko wakiranuka, icyiza ni uko wakirinda, icyiza ni uko wagira ingeso nziza, icyiza ni uko waba maso ukitegura nanjye nkitegura, icyiza ni uko waririra iherezo ryawe kubera ko Uwiteka ari hafi. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muhore muri maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Umwana w'Imana azaza nk'umujura, ntawe uzamenya isaha azazira. Niyo mpamvu nabinginga mwige munkurikiranye kugira ngo mube maso nanjye mbe maso, ntukomeza kubigira ibikino nk'uko aba bakwe ba Loti babigize ibikino nabo bakarimbuka kubera kutumva, kubera kutumvira. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe nimwumve kandi mwumvire, mwumve icyo Imana ibashakaho, nanjye numve icyo Imana inshakaho. Dukore ibyo gukiranuka, twirinde ikibi n'igisa nacyo kugira ngo tuzabone ingororano. Reka mbabwire bene data, turi hano mu isi, ariko hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muhore mwiteguye, kugira ngo mukore ibyiza, kugira ngo tuzatahe ijuru ry'amahoro, ngo ni ijuru ry'ibyishimo, ni ijuru ry'umunezero, ngo nta ntambara ibayo, ngo nta bibazo, ngo nta marira, nta gahinda, ngo nta n'uburwayi bushobora kuhaba, ngo abariyo baguwe neza. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'ubugingo. Bene data, iyo myenda yera ntabwo ari imyenda twambara, ahubwo ni ugukiranuka, ni ukuba maso, ni ukwirinda, ni ingeso nziza, ni urukundo, n'ibyiza byose Imana idusaba gukora. Abambaye iyo myenda yera nibo bazinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga unkurikiranye kugira ngo ubiharanire, ukore ibyo Imana ishaka, wirinde ikibi n'igisa nacyo, wirinde icyaha n'igisa nacyo, ahubwo wubaha Imana ahagaragara n'ahatagaragara, kandi wibigire ibikino, ejo utazatungurwa ubundi ukababara iteka ryose, kuko ngo abanze kwihana bazahezwa hamwe na Satani. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wowe uri kunyumva, niwumva hari aho utsinzwe, uce bugufi usabe Imana imbabazi. Iracyari ku ntebe y'imbabazi ngo yakire umuntu wese wemeye guca bugufi. Imana yacu iradukunda kandi iradukunda urukundo rwinshi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo wumve ijwi ry'Imana ntiyinangire umutima. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi, mwakira kubera umwami wawe, kubera umuyobozi, kuko muri Yesu tuboneramo amahoro, tuboneramo ibyishimo, kandi niho tubonera ubugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umuhitemo, ugendane nawe, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, uzasanga warahisemo neza. Kandi nyuma ya byose uzabona ko uwo wari ukeneye ari Yesu kurenza ibindi bintu byose. Imana ikomeze ibiteho kandi bamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye,
tugushimiye kubwira ijambo ryo kuduhwitura. Mwami Imana, ngo abamarayika baburiye Loti ngo ave muri uyu mudugudu w'i Sodomu, kuko wari ugiye kuwurimbura ubabajwe n'ibyaha byahakorerwaga, ngo ariko ngo abakwe barangije babigira ibikino. Mana, turakwinginze kugira ngo twebwe uturinde kubigira ibikino ibyo turi kumva, ahubwo bitume twitekerezaho, twisuzume, nidusanga hari aho tutagenze neza duce bugufi. Mana, bankurikiranye ndabasengeye, bitewe bagirire neza, barinde kubigira ibikino, ahubwo bahe kwisubiramo. Kandi Mwami, niba hari aho bagiye kure bagaca bugufi, ubabarire rwose. Kiza abarwayi mu izina rya Yesu, he amahoro abafite intimba n'agahinda, wagura umurimo wawe, ugabanya abarimbuka, ongera abakizwa mu izina rya Yesu. Uko ubyutse mu itorero, kandi abari bacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, bitewe bagirire neza Mwami, nk'uko Isaka yatakiye Rebeka maze ukamuha abana b'impanga. Ndakwinginze kugira ngo aba babyeyi nabo ubaremere igitangaza, kandi bongere bakubone bundi bushya. Data mwiza, urashoboye. Umuririmbyi yose umwuka aravuga ngo urashoboye Mwami Yesu, ndabizi. Natwe dufite ibihamya kwivuze biba, wategeka bigakomera. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo buri wese uko akwifuza kubone mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo buri wese unkurikiranye umuhe umugisha, kandi bagaruke bundi bushya. Mwami Imana, wabanye natwe muri uyu mwanya, turagushimye. Ngaho Umwuka wera nazerekeze ijambo rikora icyo wagambiriye, ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze bampere umugisha, kandi ikomeze biteho, bampere amahoro itanga. Ikiruta byose ikomeze barindira ubugingo, kuko ari bwo buruta byose. Naho utaha. Bye.